mwiza ku mubiri ko twabuze umubyeyi wacu, ariko ni n'umunsi utari mubi kubizera Imana, bakizera yuko Kristo yazutse, bakanizera yuko abapfuye cyangwa se abapfuye hari undi munsi dutegereje w'umuzuko. Abantu bizeye gutyo ntabwo uyu munsi ari umubabaro, ariko ku mubiri ni umubyeyi wacu, afite abana, afite abavandimwe, yari afite inshuti, yari afite abaturanyi, yari afite abo bakoranaga mu kazi n'abandi, yari afite abakristo basenganaga. Ku mubiri twaremanywe turababaye, ariko niyo nzira ya twese. Twagira ngo rero dusenge Imana, hanyuma twinjire muri uyu muhango wo gukomeza gusengera umubyeyi wacu Nyiramatama Regina. Impamvu aje mu rusengero ni uko yari umukristo ushimwa w'itorero rya ADEPR, kandi kuri iri torero ry'i Kayonza. Rero ni icyubahiro itorero rimuhaye, ni icyubahiro kandi Imana imuhaye, kuko yakoreye Imana neza, ntiyabivanga. Yakoreye Imana neza ku myaka yaragezeho itari mikeya akibasha guhamya Imana. Ni icyubahiro akwiriye kuri uyu munsi. Mbere y'uko tunasenga, nagira ngo muhaguruke twongere tumwibuke nibura umunota umwe, dutekereza imirimo myiza yakoze akiri kuri iyi si. Murakoze cyane, mwicarire. Hanyuma Mama Rene, umunsi uduhaye kugira ngo tuwurebeshe amaso, tugushimiye ko duteranijwe hano nuko wakiriye iwacu. Uyu ni umunsi w'ibirori bye bya nyuma. Ntabwo dukwiriye guheranwa n'agahinda, kuko tuzi neza yuko abera bazataha. Tunejejwe cyane nuko uyu mubyeyi yagize imirimo myiza imuherekeje. Niyo mpamvu turi hano muri ibi birori bye bya nyuma. Turakwinginze rero kugira ngo uzubane natwe. Imitima yacu ntabwo yorohewe kuzakira cyane, ariko iyo twinjiye mu kirere cy'umwuka twibuka yuko itorero rizataha. Ahangaha si iwacu, aha mu isi si iwacu. Niyo mpamvu rero tukwinginze kugira ngo uze ubane n'imitima yose iri ahantu. Umuntu wese agira umwanya wo gutekereza ku bugingo bwe, ntihabeho umwanya wo guheranwa n'agahinda cyane, ahubwo umuntu wese yongera yibuke ko itorero rizataha. Umuntu wese yongera yibuke ko azagira umunsi we wa nyuma, aho azinjira mu cyumba cya wenyine. Uyu munsi Mana turakwinginze kugira ngo wegere imitima yacu, kandi ukomeze gushyigikira umuyobozi wa gahunda. Mwuka Wera nawe abane nawe. Ntabwo byoroshye kuyobora uyu muhango umeze gutya, imitima y'abantu itegeranyijwe n'ibyishimo, ariko umufashe umushyigikire. Twebwe twese duhamagaye Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe muri uyu mwanya. Urakoze Kristo, urakoze ubwo urupfu rutaguheranye. Twizeye yuko iwacu tuzongera guhura, ubwo uzaba uje gutwara itorero, ubwo uzahamagara abera. Twiringiye kuzabana nawe. Urakoze, ushimwe. Tugutumiye muri uyu mwanya kugira ngo ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. rero twese tujye juru. Oh
dusabe korali Ndunduro bigire ijuru baturirimbire indirimbo bateguye mu rwego rwo gukomeza guha agaciro umubyeyi wacu batuvuyemo. Hari igihe tuzirirwa mu isi ariko ntituzayiraramo. Hari igihe tuzirirwa mu isi ariko ntituzayiraramo. Hari igihe tuzirirwa mu isi. Hari igihe tuzirirwa mu isi ariko ntituzayiraramo. Ariko ntituzayiraramo. Hari igihe tuzirwa mu isi ariko ntituzayiraramo. Hari igihe tuzirwa mu isi ariko ntituzayiraramo.
ibyishimo amarira y'ibyishimo azasimbura imibabaro. Bene data uzasimburwa n'ibyishimo kandi tuzagira ubuziraherezo. Twabakire rero mu rusengero rwa ADEPR Kayonza, ariko rufite n'umuyobozi, rufite umushumba, ari nawe uza gusoma misa cyangwa se kuza kuyobora umuhango w'itorero. Umubyeyi wacu twahaye ako gaciro mwiza, yabaye umuyoboke mwiza w'itorero, baje kumuherekezamo. Twagira ngo rero twakire umushumba yigire hano hafi, hanyuma twakire twese ko turi muri urusengero, hanyuma akomerezeho n'igikorwa cyo gusengera cyangwa se cyo guherekeza mu buryo bw'itorero umubyeyi wacu witabye Imana. Rero dusabe Felix. Turaguhimbaje kandi tugushimiye ko uri Imana nziza. Ni wowe wemeye ko ibi ngibi biba, wemera ko wacu dukurwamo. Mwami mwiza, ntabwo byagutunguye kuko Mwami mwiza wari ubizi umunsi ku munsi. Haleluya. Turaha rero nutugirire neza kandi ukomeze kuba bugufi bwacu mu izina rya Yesu. Ukomeze guhumuriza imiryango yabuze uwabo. Mwami wacu, natwe itorero twabuze uwacu, imitima yacu irababaye cyane. Mwami mwiza, nudukomeze, imbaraga zawe zibe kuri twebwe kandi dukomere rwose. Urakoze Yesu. Umugaragu wawe agiye gukomeza gahunda, umugirire neza, mushyigikire, ube bugufi bwe kandi Mwami mwiza mwiteho. Urakoze, urakarama, komeza kubana natwe mu izina rya Yesu. Abakiriye mwese kongera kwihanganisha ndetse n'itorero ryabuze urugendo rw'ingenzi. Yumve mwikaze rero maheraho mu rusengero. Ndagira ngo dukomeze n'ijambo ry'Imana ifasha muri uyu muhango. Twifashishe ibitabo by'abami ba mbere ibice bibiri, abami ba mbere ibice bibiri. Basoma n'igitabo cya Samweli wa kabiri ibice 14 umurongo waho wa 14. Duhere ku murongo wa mbere, abami ba mbere ibice bibiri umurongo wa mbere. Igihe cya Dawidi cyo gutanga cyenda gusohora, yihanangiriza umuhungu we Salomo, aramubwira ati ubu ndagiye nk'uko ab'isi bose bagenda, ni ugukomeza komera ugaragaze ko uri umugabo. Usome Samweli wa kabiri ibice 14 waho wa 14. Samweli wa kabiri ibice 14 umurongo wa 14. Twese tuzapfa duse n'amazi amenetse hasi atakiyorwa ukundi.
kandi Imana nayo ubwayo ntihutiraho gukuraho ubugingo, ahubwo ishaka uburyo kugira ngo uwirukanwe atabuciwe nayo. Some igitabo cya Yobu ibice 7. Igitabo cya Yobu ibice 7 duhere ku murongo wa 7. Nyamuneka ibuka ko ubugingo bwanjye ari umuyaga gusa, ijisho ryanjye ntirizongera kubona ibyiza ukundi, ijisho ry'undeba ntirizongera kumbona, amaso yawe azaba ndiho ariko sinzaba nkiriho. Uko igicu cyeyuka kigahera niko numanuka ajya ikuzimu atazasubira kuzamuka ukundi. Bavandimwe, turi hano muri uyu muhango wo gusezera uyu mubyeyi wacu Ramatama Regina, ndagira ngo tuganire kuri aya magambo nubwo biba bitoroshye, ariko twibukiranye yuko ubu buzima turimo bwa hano mu isi hari ubundi tuzabamo burushaho kuba bwiza. Kuvuga ngo nyuma y'ubu buzima turiho hari ubundi buzima burusha ubu turiho kuba bwiza. Tumaze amezi agera kuri 2 dufite ubutumwa bwatubwiye ngo hari umugeni Imana igiye kwishyira byihuse, ngo kandi uwo mugeni arimo aratungana. Abantu dusengana mwese muravyibuka, Imana ibivuga ntabwo twari tuzi Regina arwaye, ntabwo twari tuzi uzagenda arinde, ariko ibi bivuze iki? Bivuze yuko hariho Imana kandi hakabaho n'abazajya mu ijuru cyangwa se mu bwiza kubana nayo. Yewe wenda abatarasezera kuri Regina, kugira ngo mbabwire yuko ndewe Regina namurebye, nabonye ko ari umugeni. Nshimire n'abantu bateguye umubiri we kugira ngo tuwusezereho, bamuteguye neza nk'umugeni. Imana izishyira. Ubundi buriya hari imyizerere tugira, ariko hari n'iyo twari dufite na mbere yuko tubona imyizerere y'ingiyi iyobokamana rya Gikristo. Uwo mubyeyi ahora ari umubyeyi igihe cyose. Umubyeyi rero nubwo yaba atakiriho, ntabwo dukwiriye kuvuga ngo ni nyakwigendera, kuko abafite abamukomokaho. Mu zindi yobokamana bafite ukuntu bavuga ngo tubaho ubuzima butandukanye na nyuma y'ubuzima, bumwe cyangwa se bubiri. Ntabwo nshatse kubyinjiramo, ariko ndashaka kuvuga yuko byanze bikunze turangije ubuzima bwa hano mu isi, hari ubundi tujya kubamo. Iyo urebye, ntabwo nasomye imirongo myinshi ivuga kuri izi nkuru, ariko tubonye no murongo wenda uyu mwanditsi w'iki gitabo cy'abami ba mbere yavuzeho ngo Dawidi amaze kumenya ko igihe cye cyo kugenda agiye gutanga, ahamagara umuhungu we Salomo, aramubwira ati igihe cyane cyo kugenda kiregereje, ariko mwana wanjye
uzakomere uzikomeze uzaba umugabo ngiryo ijambo ry'umubyeyi ukubwira abasize tindagiye mfite ahandi igiye ariko namwe muri ubu buzima uzakomere ugere rero mbwire umuryango wa Regina nimukomere nyuma y'ubu buzima hariho ubundi ubu Regina ari mu gituza cy'Imana yakoreye iyo tuvuze ngo hariho ijuru hari n'abatabyemera sinagomba ko bikwemeza kuri uyu munsi ariko ndagira ngo nkubwire ngo uko ugenda ureba ubuzima urimo niko uzagenda ubitekerezaho kuko hari n'abahanga babayeho batigeze babyemera ariko nyuma bakaza kuko batari kuzi ko kuko hari ubundi buzima siko hari ubundi buzima kubera ko ibyo bari bizeye cyangwa se imbaraga biyumvagamo zirarangiye haba ubwenge zaba iz'amafaranga zaba iz'imiryango bakajya bakabona ntizigihari ariko bakabona hari ahandi hantu barimo bategurirwa kujya Imana rero yatubwiye iby'umugeni bisa tukimara kubyumva buri wese yumvaga agomba kwitegura icyumweru niho nahoze mbwira abo naganirizaga mu rusengero murabyibuka bavuga nti ndumva nishimye niyo nagenda uyu munsi ndumva nishimye ko twese tugomba kwitegura urupfu ubundi ni bamwe baravuga ngo ni igihano kuko tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro aho Imana yavuze ngo Adamu na Eva bamaze gukora icyaha ubwo muriye kuri iki giti no gupfa muzapfa abandi bakavuga bati urupfu rwazanywe n'icyaha ariko abahanga baravuga ngo urupfu rurateganijwe donc la mort est un destin rurateganijwe rero ruri mu migambi y'Imana ko twese tuzapfa ibyo dusanzwe muri iki gitabo cya Samuel wa 2 bice 12 umurongo wa 14 aravuga ngo twese tuzapfa ninde rero mu busobanuro ko ntabwo naje kubigisha ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumure nubwo uyu mubiri wacu upfa hariho umubiri udapfa hariho ubundi buzima tuzajyamo kuko abasobanura ubundi buzima tubamo bavuga yuko ubuzima hano mu isi burarangira ariko tugatangira ubundi bagasobanura yuko urupfu ni itangira ry'urugendo rurerure aho tuzabaho tutagipfa usomye kino gitabo nanone cya Yobu aho yavuze ngo ubuzima bwanjye cyangwa se imibereho yanjye hano mu isi ni nk'umuyaga ni nk'igicu kibudika izuba ryamara kuva kikeyuka akomeza avuga ngo ni kwa maso y'abandebaga batazongera kumbona ariko wowe Mana uzaba undeba ibi bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko muri iyi si ko byagenda kose ntuziremereze uzamenye ko uri mu isi ufite iherezo ryo muri ubuzima ahubwo wari ukwiye kuba mu isi wiyoroshya ukitegura kuzajya mu buzima bwiza kuko Imana twemera twese ntekereza ko wenda niyo waba utemera iyobokamana runaka ariko iyo urebye yuko ubumbye mu buryo nawe utasobanura uhita umenya yuko hari yakubumbye utabonye inkono cyangwa se ikibumbano uhita ubona ikibumbano uhita ubona n'uwakibumbye nubwo Imana utayirebesha amaso ariko iyo urebye ibyo yaremye uravuga ngo ibyo ari byose hariho Imana siko bimeze ndagira ngo rero ikirushaho kuba cyiza nuko dutunganya
undi muntu uri imbere. Isome nubwo ntari natekereje kuhasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Icyo watwigisha ni tugeho gatoya ubundi duhe waduhaye gahunda akomeza. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahamba. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye, arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi anonyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abava aho bavaho batagera hano. Reka ndekera nuko iyo tuvuze ibintu by'iyobokamana bamwe baravuga bati iyo ni imyemerere yabo, n'ibyo ni imyemerere yacu. Ariko se noneho tugarutse ku byo nababwiye tugitange, kuba mu rusengero twara tugateguzwa ngo umugeni wihuse, bibaye inshuro ebyiri ndi hano n'umushobozi. Undi mubyeyi nawe twasezereyeho hano mu rusengero, nawe bari baduteguje yuko muri burakeye yuko hari umugeni wihuse, nawe turabimenye. None n'ubu ngubu twarabitegujwe, none nguyu nawe arabonetse. Ni gute washidikanya ku bintu by'imyizerere n'uburyo bw'icyo gihugu tujyamo ngo bisanishe n'ibituri? Hariho Imana rero. Mu yandi magambo, hariho Imana, hariho n'abayikorera, Imana izishyira. Wabyanga, wabyemera, ariko ngewe nawe mpagaze. Ntuvuge ngo wahagaze kubera kuri pasiteri, oya, mpagaze kubera ibyo maze kureba, n'ibyo maze kugenzura, n'ibyo maze kukubwira. Iyi nkuru ya Lazaro ni inkuru iteye agahinda. Igihe waba uri hano ku isi ufite umubabaro, ntabwo wakwibaza yuko hari ubundi buzima bubaho wagombye kuzanezererwamo. Igihe wabayeho ushonje, inkuru ya Lazaro ni inkuru ndende, uyisomye Lazaro ukuntu yari aguwe nabi, ariko ngo amaze gupfa aragenda yiryamira mu gituza cya Aburahamu. Haleluya. Hari umugabo mberutse kujya gusezeraho hano hakurya muri Vivante, we mbere yuko apfa yaravuze ati, ntimuzigere mubabara, ahubwo muzishime munandirimbe. Ejina nawe mbere yuko apfa yaravuze ati, muzabwire korali nduru zandirimbe. Sindiyaje umuntu ugiye gupfa abimenya, umuntu ugiye kwimuka muri ubu buzima arabimenya. Wenda hariho bavuga ngo nuko yari arwaye igihe kirekire, ntabwo ariyo mpamvu. Reka mbabwire impamvu. Muri mwe nk'abantu mwatojwe umuco mwiza wa Kinyarwanda,
hari umuntu ugenda akagenda adaseze, agiye kuva ahantu akavuga ati ndagiye, akavuga ngo reka ngende ntavuze. Ugiye kugenda navuga ati mwirirwe cyangwa se murabeho. Twese siko tubigenza. Ni ikimenyetso rero nanone cy'umuntu ugiye kuva muri ubu buzima agomba gusiga avuze, atanga umurage, akavuga ati murabeho, ndagiye nk'uko abandi bose bagenda. Dawidi niko yabigenje. Ariko muramenye ijambo ryiza ry'umuntu ukuze, ijambo ryiza ry'umuntu uzahajya, ntabwo agenda yiteranije n'isi, kuko isi ntabwo ari iyacu, ahubwo isi tuyirimo nk'abashyitsi barimu. Ntabwo rero ndi hano kugira ngo bemeze cyangwa se babwire iby'ubwo buzima utabwemera, ahubwo ndagira ngo mubwire ngo Reji nawe yarabimenye, amenya yuko agiye kwimuka muri ubu buzima, asiga avuze ijambo ryiza. Ndagira ngo mbabwire rero namwe mwitegure kuko mu isi si iwacu. Mu isi si iwacu. Abanyarwanda baravuga bati muterwa n'iminsi ntareme, muterwa n'iminsi ntareme. Ariko iyo umuntu akiri muto aravuga ati jyewe rwose. Urabona ibintu turimo duhura nabyo bifite icyo bivuze, ariko nuko gusezeraho iwacu mu rusengero nabyo bifite icyo bivuze, bifite ubusobanuro. Ubu ni ubukwe, ni ibirori. Abantu tumenyeranye n'ababwiye iyobokamana rya Kinyafurika bivuga ngo umuntu iyo yapfuye ntabwo ajya kure, aba ari aho hafi, yumva ibyo abantu bavuga, yumva barira. Ni ukuri umuntu wese Regina yagiriye umumaro, umuntu wese waruje Regina ukuntu yeze imbuto nziza za Gikristo, ntubure kurira kuko Regina arimo arabireba. Nanjye ibyo ndabyemera kuko ni pastor, nanjye ibyo ndabyemera kuko umwarimu wabitwigishije yarabidusobanuriye, numva bidatsinzwe pe. Ngo umuntu agenda iyo bamaze kumushyira mu mva, ngo niwe akomeza rwa rugendo nari ndimo mbabwira, akajyanwa nyine n'abamarayika cyangwa se akajyanwa muri icyo gihugu namaze kubabwira, aricyo bita mu Ruheburayo Sheol. Tuzimuka mu isi tujye iwacu, twigereraho data yaduteguriye. Ngo bafite ibyo byiringiro biboneze nk'uko uwo aboneye. Haleluya. Hanyuma rero n'uwishima yenda yuko Regina yapfuye, nawe wishime, simubuze. Ariko nkwibutsa kandi kantu, ni uko iri jambo ry'Imana ryavuze ngo nawe uzapfa. Wakwishima uti nagende, ariko ndagira ngo ubwire ngo nawe uzapfa. Ibi tubivugira iki? Tubivugira abantu bamwe banabumva yuko gupfa k'umuntu babifitemo inyungu, ariko ntabwo inyungu se ugenda umusimbure utwara 8 yari afite, ujye mu nzu se yari afite, imitungo Yesu yitwara. Nta nyungu yo kugira ngo ubone mugenzi wawe apfuye. Gupfa wari ukwiye kumenya yuko ni ibintu bya twese. Ubwo bundi nahoze mbwira abo twari turi kumwe ngo na Pawulo yari azi neza yuko atazapfa, avuga ngo twebwe abazaba bakiriho tuzahindurwa nguko Yesu Kristo azaza. Ariko bitungurana rero nuko
aho urapfuye kandi Yesu ataraza. Ariko nimureke mbabwira kandi ka Yesu atize urupfu ruraza. Yego rero ntagiye muri byinshi, duce bugufi imitima yacu twiyoroshye nira mugenzi wawe mwicaranye kwiyoroshye tugiye kwiyegereza Imana kugira ngo Imana ibone imitima yacu neza. Nanyemerera tugahaguruka tugasenga. Umupasitori umwe yaratubwiye ngo iyo tubonye umuntu yitabye Imana cyangwa yapfuye ngo niho twese tumenya ko tuzapfa. Rero twese dufite ubwoba yuko tuzapfa, ariko nitugera hariya hanze tumaze guherekeza Regina urumva wowe utapfa. Ariko ndagira ngo babwire ngo buri gihe cyose ugendana aka kantu kakubwira kwiyoroshye kuko hano mu isi atari iwanyu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, turahera mu rusengero, duciye bugufi kuko turi mu mubiri, turi abantu, kandi wowe wadusobanuriye yuko turi muri iyi si, turi muri uyu mubiri, turi nk'umukungugu, turi ubusa. Ariko ubwo turi ubusa tumeze nk'igihugu gitamuruka bitewe n'umucyo, utwemerere ducire bugufi imbere yawe tuvuga ngo turi abanyantege nke. Ntabwo tuganirira ijambo ku bwa Regina turi kubwira, ahubwo turimo turaganirira ijambo kuko twibutse ko Regina wamuteguye, ukamutegurira kugira ngo azabe umugeni wishimira, akagira umwanya wo kwitegura, natwe duhe umwanya wo kwitegura kuko mu isi si iwacu. Hereza rero buri wese uburyo bwo gutegura ubuzima bwe hano mu isi kugira ngo numwishyira azabone ubwiza bwawe, azabeho mu buzima bwiza urushije ubwa hano mu isi kuba bwiza. Abantu bagenda mu mamodoka, abantu bakarya neza, abantu bakambara neza, bakibwira yuko ubwo buzima ari bwo bwiza, ariko ubuzima bwa nyuma y'ubu buzima nibwo bwiza kurusha ubwo kuko babubayemo barabudukumbuje. Niyo mpamvu rero nawe tugusabye ngo abagabo n'abagore turaha, basore n'inkumi turi hano, uduhe gucira bugufi imbere y'ibirenge byawe kugira ngo ushyirwe hejuru, maze uzatwire ubugingo buhoraho. Tukuramburiye ibiganza, tukubashye cyane kuko ukwiriye icyubahiro, ukwiriye gupfukamirwa Mwami, kuko watugiriye neza, ukaduha gusobanukirwa yuko mu isi atari iwacu, kandi bityo abamaze gusobanukirwa ko mu isi atari iwacu ngo biboneze nk'uko nawe uboneye. Tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu, amen. Regina yari umubyeyi wacu mwiza, yavukiye i Rwamagana mu 1952. Ntabwo wari yashize igihe kinini tumugaya aniveriseri y'imyaka 70. Twamukundaga rero nubwo tuvuye. Mbere ya byose turashimira abantu turi kumwe aho wese badufashe mu mugongo, kigaragaza ko yamaraga ukuntu umugani uk'umuntu. Yavukiye i Rwamagana mu 1952 ashakana na Munyangabera Amazana 1969. Yarabyaye asize abana 8, abuzukuru 36 n'abuzukuruza 4. Yarakuze, yarageze mu gihe cyiza tumushaka. Uyu mubyeyi yari mwiza kuri buri wese, yari umujyanama, ariko icy'ingenzi yarushaga abandi babyeyi, yari umukozi w'intangarugero, ibikorwa bye byo birivugira. Imana imuhe iruhuko ridashira. Ufite abantu bagiye batandukanye ari bugende bamuvuga ibigwi, ariko turabwira abakera
tugiye kuvuga ibyo abwira mu gake ndahera ku bana be ndahera kuri mama Mugani ndakurikiza Isabella mwese muzanga munsanga buri muntu avuga undi akurikira uretse n'abana be. Amazina yanjye nitwa Mushimamana Alliance abandi bucura bwa mama umubyeyi wacu namukundaga cyane ninjye bucura bwe nawe kandi yankundaga ngiye guca mu ncamake ariko icyambere nshima Imana yakabyara nayo ibyumvire mu gihugu cyo mu ijuru nishimiye ko mama atashye ari umukiranutse ndabyibuka mama ajya kwakira agakiza nari nagiye gusengera inkamba ya Ruramira hari benshi bahazi mu cyumba cy'inkamba ndabwiye Imana ati Imana ndakwinginze mama akeneye agakiza kamuhe Imana ntabwo byatinze ntabwo yabintindiye yahise ikamuhereza mama yari agakeneye cyane irakamuha ndayishimye ko kabyara ibyumve apfa yari umukiranutsi ndabizi ko aho yicaye ari kundeba kandi ari kudusabira natwe dusigaye ikindi mama ndamukunda cyane yarandihiye ishuri ndiga ndarangiza narakomaga navuga rimwe akumva kabiri yarankundaga ndibuka yigeze gufatwa n'umusonga ijambo yabwiye bakuru banjye arabwiye ati muzarihire umwana wanjye yigarangiza mama ndamushimira arongera avuga ati Imana izamfasha umwana wanjye nzapfe yarabyaye ejo bundi ubwo mperuka hano mu rugo buri nyuma y'ibyumweru 2 nazaga kubera ko yararembye yambwiye ijambo rikomeye cyane arambwira ati mwana wanjye ndagukunda atari ko nubwo ugiye witegure telefone ko bazaguhamagara ntabwo bizatinda mama rero ruhukira mu mahoro mama ndagukunda cyane Imana iri mu ijuru ibyumve ko ngukunda kandi nawe aho uri uzajya uhora unsabira kuko wambwiye amagambo yuko ntazigera nkubabaza ibyo hamwe nzabyubahiriza murakoze ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi mbanje kubashimira mwese ko mwadufasha mu mugongo nitwa Vumira Isabelle ndi umumama w'abana 2 uyu waruhutse ni mama wanjye ni inshuti yanjye yewe ni byose kuri njye yari umujyanama wanjye mama ndakomeye aho ndi ndabizi ko urimo kundeba mama yafashwe mu kwezi kwa 6 k'umwaka ushize mutwara kwa muganga tuzenguruka Gahini tuhazenguruka nk'amezi 3 nta bisubizo baduha imiti tugera aho ndabinginga baduha transfer tujya i Kanombe dusanga mama afite kanseri mama yadushije gukomera uwo mwanya bakimbwira ntabwo narize ariko nasohotse hanze kugira ngo atambona ndarira biranga nsangayo akagira ngo ni umuntu wanjye upfuye ariko mama kuva afashwe numvishe ko ntamara n'iminsi 2 ntamubonye ku maso nararyamaga bikanga nkumva ndashaka kujya kureba mama nkumva ndashaka gufatanya nawe mu buryo bwafite nkumva ndashaka ko mama basi ashinyiriza ndeba ibyo byose ndashima Imana ko yabinshoboje kandi ndashima Imana ko mama abonye ijuru mama atigeze ababara cyane muri iyi si jewe nari niteguye ko ngiye kumarana na mama wenda basi umwaka ari mu buribwe ariko Mana ndagushimye ko mama wanjye amaze igihe gito pe uko abandi kanseri bakora ntabwo ariko mama yamukoze agiye nk'umukiranutsi Imana mu ijuru byumve ko nyishimye kancishe make namubaye hafi ariko mama wanjye ikintu nshima Imana yagiye muri koma saa 2 za mu gitondo maze kumuha icyayi ntabwo yongeye kumvugisha
nakomezaga ninginga nkamubwira mama wamvugishije rimwe, mama wamvugishije rimwe, mama ntiyongera kumvugisha, akomeza aryamye areba uruhande rumwe gusa kuva izo saa 2 za mu gitondo kugera saa 8 za nijoro. Mama yari ataravuga, ariko mbere yuko ajya muri koma gatoya yaririmbye indirimbo ngo tuzataha tuzataha igihe nikigera tuzataha. Nari mufashe akaboko kuko nakundaga gushinga nawe cyane, ubwo mpita mpaguruka nicaye imbere ye ndacinya umuziki ndadiha ntituzataha, mpita mfata akaboko ke ndakazamura arambwira ngo ari uzi kumva mbabaza, ndabwira oya ntabwo babara kandi wakize. Mama ayo magambo niyo yaririmbye ambwira ngo tuzataha, arongera amfata akaboko kanjye akishyira mu gituza, amaze kukishyira mu gituza arambwira ngo mwana wanjye ndagusabira ntuzarware ngo urembe, nujya gupfa umunsi wawe wegereje Imana izagutware vuba utarwaye, abantu bibatungure, we na mukuru wawe ntimuzarware ngo murembe pe. Kuko ububabare bwose twabubanyemo narabubonaga, ndamubwira ngo ndabyakire mu izina rya Yesu mama, cyane nseka kugira ngo abone ko nishimye. Ubwo n'ayo magambo yambwiye anambwira yuko tutazangana, asubira yigira muri koma kuva saa 2 kugera saa 8 saa 7:30. Ninginga mama kumvugisha rimwe, mama mvugisha rimwe, mama mvugisha rimwe, mama yanga kumvugisha. Mama saa 7:15 ndi iruhande rwa mama numva mama agiye kwicwa n'inzara, ndavuga ngo mama wambaruka amakuru gatoya. Mama ntiyavuga, ntiyahindukira ngo areke hahandi yarebaga, ndarira cyane mvuze induru, ndavuga mwana wambare, mama wanjye akandeba rimwe cyangwa akavuga rimwe. Mama ikintu nagiye kubona mbona akaboko ke yarasigaye arara muri salo, nako kuva yakiriye agakiza yavuye ku gitanda cye asasa umusambi muri salo, kugeza n'ubu ntiyigeze asubira mu gitanda. Aravuze ngo nzagukorera mana, sinzarara kuri matera k'umunyegamo, matera mwiza ndawuzi. Akaboko kakerekeza aho Bibiliya iri mu kana k'ameza, mbibona ko ariho kuko ubundi iyo yabaga wabaye yavuga ngo ma Bibiliya, ntabwo yavuga ngo nsomere umurongo, yavuga ngo fomoza gusa. Kakaboko mbona karajyaho Bibiliya iri, na wa musaya we utangiye kweguka. Mbwira umwana twari kumwe n'impere ziriya Bibiliya, uriya mama aravuze ngo tumusomere Bibiliya, nigira vuba. Umwana aza yiruka, ndayifata nyihereza mu maboko gutya, arayifata kandi ntabwo kuva mu gitondo yari yigeze anavuga. Amaze kuyifata mu mbaraga nke ajomba urutoki rwe rw'igikumwe, arujombamo hano ndabibona. Iyi ni Bibiliya ye. Maze kubibona ndavuga nimereza tuhasome turebe ikintu havuze. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umugeni aravuga. Ndangije nari mfite igihumbi mu mashonje, sinavuga ngo ririmo indirimbo ya Salomo. Ndavuga ngo reka nsome vuba vuba. Mpita ndeba hasi, hari ahantu haciye imirongo, sinajya hasi ribanze kuko amaso yari ari kundya yanabyimbye. Ndeba nimera ku murongo wa 5 ngo nimumpembuze n'imbuto z'uruzabibu, mundamirisha amata puwa, kuko urukundo runsabye. Ukuboko kwe kw'ibumoso kuranseguye, n'ukuboko kwe kw'iburyo kuramfumbase. Noneho mpitambwira umwana twari kumwe, ni buriya Imana ivugiye muri mama ngo tumuherezeje arahita akira. Ganza umwana wambaye hafi cyane aterura icupa rya ji kuva ko yari ataranywa, turamufata cyane twasamura amenyo, asukayo biravuga gutu, icupa rigera hagati. Mama atangira kugira gutya, atangira kuguja.
mbona mama wanjye wabaye muzima, ndavuga ni ganzo uzi ko Imana igira neza. Abapangayi bose baranyumvaga, ndavuga ngo Mana urakoze kuko rero muri mama agiye gukira. Nkagira ngo koko mama bwarakize, umuzabibu n'uwo ngo wenda Imana yaduciraga bari ngo tumuheje, ariko sinamenya nyine nabaye umwana mu bya Bibiliya buriya mbimenya banarasezeho mama neza. Ubwo mama ahita afata akaboko ke kanjye gakeya, nanjye mfata ke mu mbaraga ngashyira mu gituza. Ntiyafataga neza ariko arankomeza, akaboko ke gahita kagira imbaraga gafata mu gituza cyanjye. Ndangije ndavuga nti yego nshuti yanjye, namwitaga inshuti yanjye, nimfata cyane inshuti yanjye, ntuzi ko kize. Aramfata arankomeza, mama wanjye arangije handi yarebaga amaso arongera arahareba cyane, none agumayo. Ndavuga mama we wikongera kugenda. Arangije agira gutya ashyira ya maboko yo mu gituza abiri, arasinzira arahumiriza. Ahumirije umutsi wawe ateraga cyane. Ndavuga ese mama ivuga usigize ibitotsi gutya, wari ukangutse ko tubabanje tukaganiraho. Nkoraho numva umutsi uragiye, ariko ubwo hagati aho nari natumije ambilansi ngo baje tumutware kwa muganga. Yari nabujije kumutwara kwa muganga. Ambilansi ihageze maze kumwambika ngira vuba vuba, mbona mama yapfuye nyine. Mbona ntabwo yongeye uwo mutsi gutera. Mpamagara umugabo w'umwarimu wa mu nzu ya ruguru, ndavuga nti tica ngwino ndebere ko mama yapfuye. Tica araza ati byarangiye. Numva ngize imbaraga, nari niriwe nagana ameze nabi kuko hari n'abantu tworoga, ndumva byanze. Numva ngize ikintu cy'imbaraga, ntera indirimbo. Ndavuga ngo Mana we ndagushimye, utwaye mama gutya nk'umukiranutsi. Ndavuga ngo Mana uzi ko mama agiye mu ijuru, nibwo nahise mfata biransubiramo rya jambo. Ndavuga we mbega kuki ntabimenye. Ubwo nuko byagenze, mpamagara abavandimwe. Ariko mbere y'uko mama wanjye ajya kwitaba Imana, hari korali yari yarambwiye na mbere yo kurwara yitwa Indunduro. Yari yarambwiye ngo napfa bazaze bamuririmbire, arayikunda cyane. Ndashima Imana ko mwamuririmbiye, kandi ndabashimira ko namwe mwaduherekeje. Imana ibahe umugisha. Nizeye ko mama wanjye ari mu bwami bw'ijuru ntashidikanya. Ntabwo mfite akababaro karenze, ahubwo ndanezerewe cyane. Mama wanjye ntabwo yapfuye, arasinziriye, ntabwo yapfuye pe. N'ubu ndumva turi kumwe rwose. Mama Imana yakwakiriye, mubaye kandi ndagukunda. Ibyo wambwiye byose nzabigerageza, mfite inshingano zo kukwitaho. Mama yaramubwiye ngo uzongera kumwumva, ntabwo yari yabivuze, ariko mama naramubwiye ngo nzakumva. Imana cyane, Imana niyo mushimye byose. Imana yo mu ijuru ndayishimye kuko yambereye umubyeyi. Twamenyanye intambara ikivamo nibwo nashatse Kayonza. Twaturanye imyaka 3, twicara buri mugoroba abana babaga batetse, tukicara ku muryango tukaganira. Yakundaga kumbwira ati abantu batubona barateka ko turi mu mazina, atari kuvuga igihe twavuze nde. Nta muntu twabaga dutebya tuganira gutyo. Imyaka 3 yarashize, nimukaho gatoya, ariko ntabwo namwimutse kuko nafashwe n'uburwayi. Aza kundeba turakomeza turabana, ndetse aza no kwimuka n'ubundi asa n'aho nsanze. Tumenyana ntabwo yari akijijwe, ariko nubwo atarakijijwe ikintu cyamuranga umutima w'impuhwe n'urukundo. Yari umuntu wikorera imitwaro y'abandi, waba ubabaye ugasa naho umuhaye umukoro, ntibicire aho ngaho, ahubwo cya kintu kikamugumamo, kikamubyukiramo agakurikirana. Cyaba ari ikintu runaka cyo kwibazwaho, agakomeza akibaza impamvu icyo kibazo kikubayeho. Yari umuntu wagiraga ishyaka cyane. N'ikimenyetso gikomeye cyane, njye nasanze rero abana b'imfubyi 3. Ari umupfakazi atunze abana be, ntambara ikirangira, hungutse Tanzania, apfundikanya. Ahari umuntu afasha abana 3 akabagukubitaho nk'umuntu, byakugora bigutunguye. Nta munsi y'urugo ntari, ari ugushakisha kugira ngo utunge uwo muryango. Wari umuryango munini cyane. Yagiraga impuhwe rero, yagiraga kubana n'abantu cyane.
yakundaga abantu batishoboye ntabwo yajyaga arobanura. Rero ndamushimye, ntabwo nshimye umubiri ahubwo nshimye roho ye yari imeze gutyo, ko ni umwuka w'Imana wari uri muri we, nubwo Imana yari itaritambura ngo imwigaragarize. Nshimye Imana yo mu ijuru, kuko Imana yamwigaragarije imuha agakiza kadasubira inyuma. Ntabwo yigeze avangavanga iby'Imana kandi yari afite n'ubwenge. Yatekerezaga ibintu cyane agashishoza, akabikurikirana, akabivana ku muzi, agashaka impamvu ya buri kintu, akamenya ikintu niba ari cyiza cyangwa niba ari kibi. Yabashaga kureba umuntu, akakureba akamenya iherezo ry'ubuzima bwawe uko rizagenda. Rero Imana yo mu ijuru icyo nyishimiye gikuru cyane, nyishimiye yuko imwishyiriye kandi yaramwesheje, yaramutunganyije. Uwiteka yanteguje urupfu rwe mbere, ndabimenya ariko mbigira ubwiru ndicecekera, kuko ntari nzi umunsi we, ntabwo Imana yamenyesheje umunsi we. Noneho umenye ko arwaye kanseri, nageze igihe cyo kumera nk'umugome, nkagenda nkamwigisha ibyo kwakirwa. Namara kubimwigisha nkongera nkavuga ariko buriya ari amagambo mbavuze ntamfata nk'umugome. Numvaga ntamukomeza ku bindi bintu, numvaga ngomba kumwiringiza ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nakundaga kumubwira ngo igikuru cyane ni ubugingo, twese igihe kizagera dutaye. Yarambwiraga ati iyi ndwara ndwaye iraruhanyije, umuntu ajya gupfa yarasenye, umuntu ajya gupfa ntacyo asize, umuntu ajya gupfa atakifashije, ariko Uwiteka Imana yo mu ijuru ndayishimye cyane yuko ku munsi mu gihe cyo gupfa kwe nta cyumweru cyashize, njye sinabashije kuhagera vuba, ariko nta cyumweru cyari gishize muvuye iruhande. Arambwira ngo iyo wansengeye ngo ndaryama ngasinzira neza, ngo simbikuvugira kubera ko turi kumwe, ngo ahubwo ngo n'ubundi mba mbitekereza ngo kandi Imana izaguha umugisha. Yari umuntu utagira ishyari, kwifuriza umuntu umugisha byabaga biri muri we neza. Abantu benshi ntabwo bifuriza bagenzi babo umugisha, ariko icyo wamukuriraga cyose ariko ngo Imana izaguha umugisha. Nukansabira umugisha, ngo Imana izaguha umugisha, ngo ndetse ngo ninakira, kuko kuba nkiriho ngo ni amasengesho yawe, ngo ndetse ngo ninakira ngo uzaba warabigizemo uruhare. We yari afite icyizere cy'uko azongera gusubira mu nzu y'Imana. Nshimye rero Uwiteka Imana yo mu ijuru ko ku minota yanyu Imana yaramukomeje, ntabwo yigeze imwereka ko agiye gupfa, ahubwo yamweretse ko agiye gukira, cyane yuko badapfuye, kuko ubugingo bwe ni buzima. Imana yavuganye nawe, imuha isezerano riramukomeza. Imana iramubwira ngo izabana nawe naho abantu bamutererana. Ndagayo n'umuntu utabigezeho. Imana iramubwira abantu hari abazagutererana, ngo ariko nzabana nawe, ngo kandi n'ikuzimu nzabana nawe. Naje kujyayo arambwira ati bafata urufunguzo rumwe, umwana umwe arufata urundi rujya iwawe, hanyuma inzu yo gukomeza kurangara. Uwiteka Imana yanjye yambwiye ko izajya ibana nanjye, ahasigaye munyihorere mbane n'Imana yanjye. Ni ibyiringiro bifatika byerekana ahantu yari agiye kujya. Nta bwoba yari afite, nta nubwo aragitekereza ku rupfu, ahubwo yatekerezaga ko agiye gukira kandi kazasubira mu nzu y'Imana. Nshimye Imana yo mu ijuru ko yamuvanye mu magana y'abarimbuka, ikamuvana mu byaha. Ni ukuri Uwiteka akamwegereza kare mu mutima w'imbabazi yari afite, Imana ikamwegereza kare mu mutima w'urukundo yari afite, yarangiza ikamuzana mu nzu yayo, igafata ubugingo bwayo ikabuhanya n'ubwe. Bishimiye Imana. Uyu mubyeyi aho yiryamiye aha ngaha, Uwiteka Imana yo mu ijuru nakomeze abanye nawe, amusiga amavuta y'ibyishimo, kuko cyo nzi neza nuko roho ye yishimye. Iki ubuhamya bundi natanga kuri we muziho, napfushije mama ndi mutoye kandi nkabana na famiye ngira n'izihari zikure yanjye, noneho nkagira ikibazo cyo gutwarira umugabo adahari, nta wundi muntu ndeba. Abandebaga ubwo bafite uko bandebaga, ariko we yari afite nawe uko andeba. Ni ukuri najyaga kubyara kwa muganga nkagira ikibazo mbere yo kugira ngo byare, nkavuga ngo Mana ninde uzanjyana kwa muganga, ese ninde uzangemurira, ibintu bikambera ibibazo. Ariko isahani ya mbere, igikoma cyavaga mu kuboko k'uyu mubyeyi uryamye aha ngaha, yarangaburiye. Ndetse na n'iyi saha nahoze ndira cyane, ntabwo narishijwe nuko yatashye, yagombaga gutaha kuko Uwiteka yasaruye ibyeze. Ahubwo nibukaga cyane ko yabaye umubyeyi mu cyimbo cya mama, atangirira impuhwe. Muri Kayonza abantu bamereje ibyo kurya ni bakeya, ariko yampaga ibyo kurya bishaka. Abana banjye baje bavuye hanze, aravuga ati abana bavuye mu mata nibabanze banywa amata, nkajya kubona nkabona ububido buraje, nanjye ngateka amata agahereza abana, barabizi. Imirimo rero yakoze ntabwo mbabaye, ndarira kubera ko sinzi, ariko icyo nzi cyo nuko hari abo wenda Imana igiye guhagurutsa bakajya bangirira
imirimo nk'izangiraga. Yari umubyeyi urangwa n'impuhwe n'urukundo, niyo mpamvu Uwiteka atemeye ko umutima we uheranwa ku byaha. Rero nta magambo menshi arenze navuga, sinakuriza iyo myaka yose tumaranye ngo kuko ibintu byose yagiye ankorera, gusa imirimo ye yari myiza mu baturanyi. Imana yo mu ijuru nikomeze ibane nawe. Murakoze. kugira ngo Jeanette byinshi mfite byo kuvuga. Uyu ni shangazi wanjye, gusa ndashima Imana yuko izi saha ntabwo yapfuye, ari kumwe natwe, arasinziriye. Yambereye umubyeyi mu burwayi bwe, nabaye hafi ye uko mbishobojwe, n'aka kanya turi kumwe. Ikindi nshima Imana, ndashima Imana yuko shangazi izi saha tubereye intwari mu muryango no mu bwami bw'ijuru, zikari intwari. Ikindi nshaka kuvuga muri aka kanya, asize abana nk'uko ndi mubyara wabo, ntabwo nzabatererana, uko nzashobozwa tuzakomeza dufatanye, namwe muzambera abavandimwe, singikeneye kwitwa mubyara wanyu aka kanya. Murakoze. Haleluya! ndashimira Imana atandagifuma yarandeze nkiri mutoya, ariko aragiye, nubwo agiye nta kintu ambwiye, ariko nta kundi. Bampamagaye ndi ku ishuri, barambwira ngo barashaka, kubera ko najyaga kwiga muri wikendi hanze y'ikigo, ngenda nishimye mfite ibitabo ngo nzi ko ngiye kwiga. Ngezeyo barambwira ati umukecuru yapfuye, ndihangana nyine nta kundi ndaza hano mu rugo, ko mu izina rya bagenzi banjye bose atamenye ko twamukundaga cyane, guhera ku mutoya kugera ku mukuru bose bamukundaga cyane. Yakundaga gusenga cyane, uko ari indirimbo yakundaga kuririmba, agateresa Imana, akagenda gutya, agira gutya, avuga nanjye guteresa, ariko kuko ni umubyeyi wacu. Imana imuhe uburuhukiro bwiza. Haleluya. Nitwa Cyuzo Joseline, njye muzukuru we mukuru, ariko tate yari umubyeyi mwiza, twamwitaga tate twese, ari abana ari abuzukuru, twamwitaga tate kubera yuko twamukundaga cyane. Tate yararwaye, twese turababara, arwaye igihe kitari kinini, turabishimira Imana. Ndetse ibyo twese twifuzaga nuko atari kumara igihe kinini ngo ababazwa muri ubu buzima. Tate ikintu namwigiyeho cyane ni ugukora muri iyi si. Tate yari umuntu ufite imyaka myinshi, 70, ariko iyo wajyaga kumusura uri umwana, ikintu cya mbere yakubwiraga kujya ukora, ujye wigira, kugira ngo utazasabiriza. Noneho nawe yaravugaga ati yewe sinzarusha abantu mu gihe nzaba mvuye muri ubu buzima. Niyo mpamvu iyo ugeze iwe ubona ibikorwa yakoze, kandi nanjye nsaba bagenzi banjye, abuzukuru be, twige gukora nkawe, twigire, kuko iyo wigize ntawe ugusuzugura. Tate turamushimiye cyane, kandi dushimiye Imana ishobora byose. Imana ibyumva iri mu ijuru, turayishimiye yuko tate wacu yitabye Imana afite agakiza, kuko abenshi twajyaga no kumusura
akatwigisha ijambo ry'Imana, akatubwiriza ku buryo nawe utarakijijwe wahera ugafata agakiza. Dushimiye Imana ishobora byose ko tate wacu apfuye ari umukiranutsi. Turabishimiye kandi nako turabashimiye mwese ko muri aha ko mwifatanyije natwe. Imana ibahe umugisha, n'ukuri turabakunda. Haleluya. Ndashima Imana umunsi ko mwaje mwese mugasiga ibikorwa byanyu mukava muri gahunda zanyu mukaza. Njyewe nakuze nzi ko ari umukecuru wanjye, namaze kumenya ubwenge nibwo namenye yuko ari uko twari duturanye, ariko ikintu mushimira ni wa muntu wanyifurije iterambere mu buzima muri Kayonza. Ndashimira abantu bapanze aniversary, nabwiye Imana ngo Mana uzanimba kuko bibaho ukabona ko dukunda tuzajya tubasezera batari kutwumva, byumbabarira. Nshimira umuntu agihumeka, ntabwo mushimira kubera akaryamye hano cyangwa kuko muri imbere yanjye. Gasore yari ahari muri aniversary, naramushimiye nawe harabizi yuko ntabwo tubabajwe nuko nyine apfuye kuko twari tubizi ko azapfa, ahubwo twe tubabajwe nuko uburyo yadufataga nta n'undi muntu nyine uzadufataho. Ikindi nibukiraho aniversary bamuzaniye champagne y'abarokore arayanga burundu, nyine turamuserereza ngo ntabwo ari inzoga, aravuga ngo oya naranyweye ntabwo nshaka ibintu bisa n'inzoga. Icyo nshatse kubabwira, yari umuntu nyine ibintu byose yakiranukaga pe, agira urukundo. Ni wa mubyeyi wahuraga n'umuntu atari n'umwana we akamuhagarika akamubwira ngo ibi ukoze ni amakosa. Ndamushimira, nubwo yagiye naramushimiye. Ikintu namusezeranya nuko yamfashe nk'umwuzukuru we, nuko nzakomeza kuba umwuzukuru we. Abana be nzakomeza mbafite nka mama, n'abuzukuru be bazakomeza babe nka barumuna banjye n'abakuru banjye. Nicyo cyonyine namusezeranya kuko nta kindi namukorera. Nitwa Munyaneza Emmanuel, ndi umukirisitu hano muri Bakurazo, nsengera hano muri ADEPR. Uyu mubyeyi rero watashye navuga ko ari nka mama wanjye wa kabiri, kuko twajyaga inama igihe cyose, twajyaga inama haba no mu kazi twakoraga, twacuruzaga imyaka. Mbere na mbere tugihunguka twarakoranaga kugeza ubwo ari we wangishaga no gucuruza, akajya avuga ati ntabwo yari akijijwe, njye nahungutse nkijijwe n'ubundi, ariko we agakiza nabonaga kamurimo pe. Ukuntu yari yigishaga gucuruza, twacuruzaga hasi, akambwira ati dukoresha urugero nyarwo, icyo uramburiyeho uba ari cyo wongera gucuruzaho. Icyo kintu rero nanjye ngenda nyubakaho mu gucuruza kwanjye n'uwo mubyeyi. Turagumye turakorana, tugenda twaguka. Aho twagukiye rero tujya mu mudugudu turaturana, ni urugo ku rundi. Yabaga ari mu kazi nkamugeraho nkamusuhuza, nawe akansuhuza. Yaba akampamagara ati imyaka irimo irarangura gute, nkamubwira. Agacuruza mu rugo ko yari amaze kunanirwa, aho yagacuruza mu isoko twagendaga tukaganira, akavuga ati urimo gucuruza mu isoko birimo kunanira, abantu barimo baragenda bacuruza kwabo, njye nacuruza ku byo nacuruzagaho, urugero nacuruzagaho bikananira. Rero ngiye kujya mu rugo ngiye ncuruza utwo mbonye, kuko n'ubundi intege zimaze kuba nkeya. Ahubwo rero igerageza ukore, ujye urangura ibyo ushoboye, ndetse ku buryo yazaga n'aho nakoreraga nkamuranguza akajya gucuruza mu rugo. Ubwo rero n'abaciyeho ku rugo nkamusuhuza, kandi imyaka irimo irarangura gute nkamubwira. Uyu mukecuru rwose pe agiye, twari tumukumbuye ku buryo bwose. Mbere agiye gukizwa twaragendanaga neza, tukongera tukaganira,
mu gakiza nkumva uko ngenda neza rwose pe yari umurokore ndabihamya ku buryo nabaga nciyeho akambagarika akansuhuza nanjye tukaganira nkajya mu kazi ati Imana ikurinde ni sawa nawe usigare amahoro mu burwayi bwe ayibaze kugira intege nkeya twaragumyaga tugahura nkamusanga atari yafatwa cyane yajyaga asenga agatangira isengesho isaa 9 z'ijoro noneho abantu bajya bacaho bamwe hari abazindukaga bakajya bavuga ngo uriya mukecuru yaravangiwe rimwe na rimwe nanjye nshaka kubirwanya nkajya agenda urugo ku rundi nkahagarara nkumva uko asenga nkumva nta vangirwa ririmo nkavuga nakomerezaho ahubwo nanjye noneho mfatirwa ubwo ngubwo nanjye izo saha nanjye nkajya mbyuka ngasenga Imana nuko Imana yagiye imushyigikira natwe turakomeza dushyigikira ku buryo uyu mukecuru agenda rwose twaraganiraga cyane akambwira uko ameze ahubwo ntihangane no kujya kwa muganga akabibwira tukabonana no kujya i Kigali twarabonanye tukaganira uyu mubyeyi rwose agiye Mana yanjye Imana imuhumuruko budashira kuko twarabanye cyane umukecuru nta kibazo cye yari akiriye umurokore n'abana be akajya ababwiriza nkamwumva nkabone komereza mu mukecuru rwose pe no kugenda kwe mu byiringiro bye yari umurokore agiye amahoro akijijwe umukecuru agenda agikomeye akigaragara neza murakoze Imana idahaye umwanya wo guherekeza umukecuru burya abagabo bamenya bikeya ariko abadamu tumenya byinshi uyu mukecuru rero twari twegeranye buri gihe kinini twarebaniraga gutya mu rubibi tukaganira yari umukecuru mwiza yari umukecuru usenga yari umukecuru ujya inama yari umukecuru udakunda itiku yari umukecuru wumvaga ko abantu bose baba beza yari umukecuru uzi gukora yari afite ibintu byinshi byamugaragazaga utabura icyo umuvugaho ku gihe cyose yari umukecuru utangiye kutumva neza iyo wamucagaho yagutagaga kugusuhuza ku buryo niba hari n'ikintu wumva wamwibazagaho cyahitaga gishira kuko yahitaga kwereka ko agukunze ndashimira Imana ko uyu mukecuru iherezo rye riba iherezo ryiza ijambo ry'Imana rivuga ko ijya yibuka imirimo yanyuma kuruta iya mbere imirimo myiza yanyuma rero yabaye myiza kuri twebwe ndetse no ku Mana Imana nishimwe umukecuru rero ni muhiruko ridashira mbabajwe nuko ntazongera kumubona nabura tuvugana turi mu miyenzi tuganira ambwira waramutse ambwira byinshi twaganiriye naramusuye nta kintu nicuza naramusuye twarasenze yambwiye ibyiringiro bye yajyaga afata Bibiliya akaza mu rugo ati Imana impaye nkamusomera nkamusomera kugeza ubwo numva ari ibintu bihoraho ariko ndashimira Imana ko Imana yamuganirije mbere y'igihe yari akiriho ikanamuganiriza no mu gihe yarabuze intege nshimira Imana ko yamuganirije nshimira Imana ko umutabaye atagaragurutse ngo yumva agize intege nkeya Imana ni muri ruko ridashira ikintu mbanje kwifuza abantu hano i Kayonza mwese ndabasuhuza kuba mwafashije muri iki kibazo ibyo kwiga usabye kwihangana ko natwe twihanganye kandi mugabo mwarakomereje umuvandimwe nabanaga rero ku telefone ntabwo nabigeraga ndetse n'akazi kakimanga none izina rya Yesu kuba mwana mufashije akabasha kwihagaragara iki gihe ni mwabikoze ngo njyewe ntabwo nari mpari ariko kubasha kugira gute kubasha kubikora none Imana ibanyera umugisha mama yandereye umwana nabyaye nkikiri muto cyane anderera umwana nanjye ndi umwana nasengeye muri adeperi ikiri hano irimo ibishoro nabyaye ndi muto mama naguhukire mu mahoro gusa mama ni umubyeyi watwigishije kwihangana
yatwigishije gukora nk'uko umwuzukuru yaba Marine yaba abakobwa bari kumuhabura, mama yatwigishije kubana na buri umwe. Gusa mama Imana imutuza mbere, Imana imuhibuka ridashira, tuzige kwigira. Mama umuhibuka ridashira. Murakoze. none nkanjye umwana wa kabiri mu nda ye, ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. None ndavuga ngo njyewe nta magambo menshi mvuga mu buzima busanzwe. Ndavuga ngo yaba umumama yaba umugabo yaba umuntu wese ndasaba kugira ngo agerageze ajyemo neza mu gakiza neza. Icyo kintu nicyo mvuze, kuko icyo kintu mpamvu mnyivuze, turi kuri iyi si turi abagenzi, urumva dufite aho turimo kugana, tuzifite n'aho turimo kujya. None jyewe cyo navuga ngo mama yabaye umubyeyi mwiza mu muryango, mushuti n'abavandimwe, ntabwo atagize. None nubwo ngenda ndi kure mu mujyi wa Kigali, rero navuga ngo nshimiye abantu benshi bamuherekeje, abantu benshi batugiye mu maboko. Nta yandi magambo menshi mfite, ndavuga Imana ibahe umugisha mwese. Uburyo mwitabiriye uyu muhango wo guherekeza uyu mubyeyi, mpagaze mu cyimbo cya baramukazi be, ngenda umugore wa musaza wabo. Rero nshimishijwe n'uburyo mwadutabaye. Uyu mubyeyi sinabura ikintu muvugaho, yari umubyeyi mwiza cyane, aho wamuhamagariraga nubwo byabaga saa sita za nijoro yamushyikagaho mu kibazo cyawe ukabona ko yifatanyije nawe. Rero ndabashimiye cyane, mwibare cyane kuba mwadufashe mu mugongo. Naturutse mu gihugu cy'Ubugande, ariko aho nabyumviye nahise nza, ndavuga reka nze kwerekeza muramukazi wanjye, ahasigaye Imana iduhana umugisha. Imana ishimwe cyane. Murakoze ko mu mwanya. Nitwa Munyangabo Innocent, wambaye umuyobozi w'umudugudu wa Gakurazo, umubyeyi wacu yari atuye. Kugira ngo icyo navugaho ni byinshi cyane. Uyu mukecuru yagiraga urukundo, umukecuru yari umuturage mwiza, ndetse wadufashaga no kuyobora abandi baturage mu gace atuyemo. Nk'uko mwabibonye yari afite amazu menshi yakodeshaga, abapangayi barimo niwe washyiraga ku murongo ibyo dukeneye akaba ariwe babwira. Uyu mukecuru iyo yabaga yagiranye ikibazo n'umupangayi, wenda yaba yamwambuye cyangwa ibyo batajyana neza, bimwe abandi bakurikirana bakajya kwishyuza amafaranga yabo, ati nawe mureke Imana imubabarire, si we ni ibyiza. Nubwo yiberaga mu magambo make. Umukecuru rero ntabwo nuvuga byinshi cyane, bwakira bugacya, ariko urukundo yagiraga ndagira ngo nongere bihamye neza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyabashywe munsi no mu ijuru bizabohwa, n'ibyagobotoye munsi no mu ijuru bizagobotorwa. Umukecuru yagiraga buri muryango acumbikiragamo impunzi zazaga zije gufunguza ziturutse hariya muri Migera, mu nkambi ya Migera, zikabiwe icyumweru kigashira, ibyumweru bigashira, bamara kugwiza ibyo bakwiza bakabona kugenda, kuko yazaga kubanduza yabimbwiraga. Umukecuru rero ibyo bamuvuze ntabwo babeshya, yarakijijwe. Nanjye ndamuzi, wenda mbere ataranakizwa, nabwo yari umuntu kugira inama, ariko noneho yari yaragiyemo neza rwose. Mu by'ukuri rero navuga ngo tubuze umubyeyi, tubuze umujyanama, ntabwo ko tubuze umwe muri komite y'umudugudu, kuko yadukeburaga inshuro nyinshi. Yari umukecuru mwiza rero, wanasanga wubaka akaba yakugira inama yo kubaka inzu, kuko yari azi ibigezweho, yari umusirimu. Yari umukecuru uzi umujyi rwose, uzi na Yesu.
mu by'ukuri rero navuga ngo nk'uko yabanaga n'abana be tuzakomeze tubane nk'uko yatubaniraga nk'ubuyobozi yadufashaga namwe muzadufasha. Nkaba numva rero nasoza mvuga ngo Imana imwakire mu bayo aruhukire mu mahoro. Murakoze cyane. Yesu muzehe nawe. Amahoro y'Imana abane nawe. Ntabwo ngiye mvuga byinshi abana babivuze. Yamagarariye n'ijwi ry'umuryango wose. Uyu nguyu ni imfura ya papa. Noneho ngiye nkaba bucura mu bahungu. Nta kindi cyinshi navugaga gusa inama nyinshi yagiye azikukira. Niwe muntu wanyigishije kwambara inkweto. Kijya Tanzania akakuzanira silipa zaho moja zabagaho. Abana twese tukamubwiza. Yaranaduhetse ku mugongo. Niyo mpamvu njyewe nari magaze aha ngaha atakugisha abana babikuza. Kuko ibyo bavuze ntabwo babeshya. Yasabanaga n'abantu bose. Yari umubyeyi, yari afite abana b'imfubyi agenda arera, bagakura bagataha bagasubira mu miryango yabo. Imfura yabo. Rero uko ngana uko nekereze na bucura no ngomba aho. Yamushimira gusa nta kindi ngewe cyari kimagaritse aha ngaha. Mvuga mu izina ry'imiryango yose bazanye tukigwamagana. Murakoze. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Byinshi babivuze nta bindi byo kurenzaho bihari, ariko mu rwego rw'itorero asengeragaho twari abayobozi ba hafi ye kuko abashumba bacu ntabwo twese babasha kutugeraho kuko turi benshi. Muri ubwo buryo rero twari tumuyoboye mu rwego rw'igihande muri zone yari atuyemo. Uyu mubyeyi turababaye cyane kuko twari tukimukunze. Muyobozi uko twamufataga ko ari we mukuru mu bakristo 140 nari nyoboye muri iyo zone, niwe wari mu by'ukuri. Rero hari bimwe nibuka yatubwiye ubwo duheruka kugenda n'abadiyakoni mu kwezi kubanziriza uku nguku tugiye kumuyigabura kuko ntabwo arakibasha kugera hano. Twagiye guhaguruka aratubwira ati mwe mwicaye mbanze baturi imbere. Tubwira amagambo abiri. Yakundaga gukora imirimo cyane kw'iri torero mu mbaraga ze. Nta kintu na kimwe mu gikorwa cyangwa yajyaga gukora atajemo. Ndabyibuka ko yajyaga ambwira ngo imirimo njya nkora Imana irayizi niyo abantu batayimenya, ariko nk'umuyobozi wanjye urabyibuka uru rugi rujya gushyirwa hano yajyaga ambwira ati bakibivuga n'igihe wabaye uwa mbere mu kugira icyo nanga. Yahise rero atubwira ngo hari umurimo nashoje, hari inzu twitaga Gisozi twubakaga i Kigali ya DPR. Yaratubwira ati Imana imbabarire n'ubuyobozi bwanjye bumbabarire ntabwo nashoje Gisozi. Arongera aratubwira ngo hari urubanza nari ifite ku bantu batigeze bangeraho basura, sinahahoraga mbacira imanza, atari ko mwese mumbore kandi muzambwire n'abatarasuye ntibazica ubanza narabababariye. Mwumve yuko yababariye abantu mutamusuye. Yarongeraga akatubwira, najyaga mva gusenga kuko yamaze umwaka atagera hano, ibi bikorwa twabikoze adahari, ariko uko namucagaho yarambazaga ngo itorero ryanjye nta kindi gikorwa kiri gukorwa ngo nanjye umbwire mufashe. Icyo twakoraga yarabikoraga. Murakoze. yakundaga kuhaza cyane ku munsi w'isoko. Hanyuma rimwe nza kuvuga ariko nk'uyu mukecuru ungana utya ukorera amafaranga biba bikwereka umuntu warakuze ufite icyerekezo cyo gutera imbere. Rero ntabwo byantangaje kubona abana be uburyo bamuvuga n'abuzukuru, kandi nk'uko umuyobozi w'umudugudu wa leta bivuze n'amaso aratwihera. Aravuze ati yari umukecuru w'umusirimu. Ntabwo yari umukecuru w'umusirimu, ubwo busirimu wananiwe kubusiga abana be n'abuzukuru.
muzakomereza aho rero nkuko nawe mwabyivugiye. Iterambere ni ikintu gikomeye, ariko iyo rikomora ku mubyeyi rirushaho kuba ryiza. Hari umubyeyi uvuze ati n'ibitaka twabicuruza n'ibiki, uko niko umuntu yizera mu buryo bw'iterambere kandi agatera imbere. Ndabashimiye rero ko mwihanganye muri gahunda ya mbere n'iya kabiri twari turimo. Tugiye kugera kuri gahunda ya gatatu. Ah
96 ye abizera bazajya kuba
Thank you.